jewe reka tuturetse ubundi kugaruka muri gitendo nkora gatendo muri iki kiganiro birebe nkora gatendo karebe cyane buretse nitujya gusoza ndabikubwira banze kenshi sibwo tugiye kugarukaho uratubwira igisobanuro cy'umugabo mu buzima bw'uwo mwigeze nuko bigenda iyo adahari tuze kugera noneho hahandi sosiyete igera kavuga iti kubera yuko wamwigeze ubu ngubu ntumukwiye ikanabifataho umwanzuro ko utamukwiye. Mutesi ufite abana, Mutesi ntubayeho nabi, umugabo urashaka uwiki. Aha turakoresha izina Mutesi kuko ni wowe yanditse muri iki gitabo tanditswe n'Imana nubwo byebewe buriye gutesha n'agaciro umuntu atanditse. Rero hari igihe umuntu agenda mu mabyi y'abantu, hari igihe umuntu arya mu mabyi y'abantu, akanywa amabyi y'abantu, akiyorosa amabyi y'abantu, agahamagarwa n'amabyi y'abantu, akavugwa n'amabyi y'abantu. Ibyo byose ari amabyi y'abantu, hanyuma ibintu byose ari amabyi y'abantu. Ugakodesherezwa inzu n'amabyi y'abantu, ukanywa amazi y'amabyi y'abantu, ikintu cyose ari amabyi y'abantu. Ariko ijambo ribwiye Ezekiyeli ingoma zirambwira iti umva dore amabyi y'abantu nyagukuyeho ngo habe isheshe by'inka zawe, uzaba ari utekesha ibyo kurya byawe. Wabyumvise neza? Uyu munsi n'abatukana bagatukana muri ubwo buryo. Abaki hari n'abatukana bagahangarana nyine ubwo Imana ibababarira. Ariko wango n'umuco wa Kinyarwanda gutukana burangura. Yewe guhaye icyanditswe kera maze irambwira iti dore amabyi y'abantu nyagukuyeho ngo habe isheshe by'inka zawe, uzaba ari utekesha ibyo kurya byawe. Bivuze iki rero? Imana yampaye amase y'inka. Icyanditswe somye, yego, muri Bibiliya ngisomeye isi yose, yego, nta muntu usomeye iki cyanditswe. N'amagambo n'uri murambazaho sinshaka kumenya ibye. Oya ndagenda mukubazaho baze wumve uzamubaza abandi cyangwa umubaza abandi. Uyu munsi sinamutse kuvuga kuri Mutesi, ngewe nsomeye icyanditswe isi yose maze irambwira iti dore amabyi y'abantu nyagukuyeho ngo habe isheshe by'inka zawe, uzaba ari utekesha ibyo kurya byawe. Ibi bivuze iki? Igitawuni TV, Urugendo TV, Imena TV show, Icyo Uzaba TV. Mwese muhabwe umugisha mu Mana. Haleluya. Dukate ka keke. Bakiti nawe aremewe. Byadaje. Aremewe. Yaremewe. Igitabo cy'inyungu, igitabo cy'igihombo. Rero mu myaka 15 ari mu gitabo cy'inyungu. Izindi abantu bose na ba Mutesi bari mu gitabo cy'igihombo, kuko Mutesi yaraguhombeye yarakoresheje, azakana avuga ko ntamukoresheje. Ko ni jya ushinzwe abakozi muri kampani twa Environmental Cleaner International, kandi bose yari uyunguye. Yamuka navuga ibintu byinshi afite amaguta zaro kubituka agera hasi. Urakoze rero. Fiyiwe Theo bose babireba, murabona ari indirimbo za gospel. Taseti tuzi na Theo bose babireba, nibo bantu muri iki kibuga bona bafite indirimbo ziri gutya na Israel Mbonyi si batatu. Indirimbo zabo zikoze banazicuranga muri club. Uzashima Imana bose babireba, gufasha no mu kabari barazirimba bagafashwa, ahantu mu rusenge barazirimbye barafashwa. Umuntu wese rero wafashwe n'indirimbo za Taseti tuzi tuyishime Tasie Titusi, uwo ngo rwose amubwire ngo Tasie Titusi komera tukuri inyuma, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Kandi wabonye ko mu kiro kwa Pastor Theogene cyanye kunyira Pastor Theogene inzahuke Tasie Titusi niwe wahabaga burudika. Yes, ndagusubije kandi kwifurije kumererwa neza, waba dukucyingwa sanadukukiye uri hanze y'u Rwanda. Wafashe umwanya wawe kandi subscribe ku Rugendo TV ndetse ugakurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Turi kumwe na Pastor Claude amaze umunsi umwe gusa avutse. Nyuma yuko dukoreye ikiganiro abantu benshi mwarabyishimiye, bamwifuriza isabukuru nziza, anniversaire nziza, yubile nziza. Uyu munsi ameze neza, arasa neza. Pastor Claude afite amavuta. Pastor, turakwakiriye. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nawe nabandi nawe bandi. Hari abantu bavuze ngo Pastor ngo twabona gafite imyaka 20. Ngo 28 gutyo 30. Oya ni 50 yuzuye. Hako bazi siporo ukora? Bazi siporo ukora? Ntabwo bayibonye se siporo ntibayibonye. Mu gitondo ntabwo bavuga ngo nzo dukorana ikiganiro ngo ati ni muri siporo. Siporo ye nkunda siporo. Na siporo kandi byiza.
ibintu byo kujyamo mu rugendo TV rero Ikaze TV nanjye mukanya ngomba press kwa kangahe tugomba gushaka gukoresha brand Ikaze TV Rwanda ejo bundi bamuhaye brand ya Chita aravuga ati mutereke hasi ngiye hari brand yanjye iri hano warabibonye yavuze ati ntayago TV iri hano kare buriya kari akantu ubundi Nedi Kenzo wakoze ejo bundi bamuhaye kimwe mu kinyobwa gisembuye ari muri press conference aravuga ati mushyire ku ruhande sindamamaza ngenda bamumariza mwamuhaye amafaranga bamuhaye mikoro ya Chita ahita reka aravuga atoya ntayago TV iri hano ese pastor buriya urumva dukoze ikiganiro nyuma yuko ejo wagize anniversary uyu munsi turi kumwe bwaki mu gitondo cyaho ejo mwiyakiriye gute warabibonye byari byiza twarariye twarankweye umugore yankoreye surprise hanyuma ikindi inshuti n'abavandimwe barambwiye bati komera turakwemera uremewe nasanga nanjye ndemewe barakubure sinze se nibura bakanze akanyenyeri cyangwa abantu bacu barampemuki umwe babiri ari wampaye ishati na parfait byo hanze yakuye hanze yamaye ishati amakaruvati amana parfait n'umuntu wavuye hanze yarabizaniye uwo nguwo rero aremewe hanyuma undi ni umukunzi wanjye ni umukunzi ni inshuti yawe ntabwo mwita umukunzi simwita inshuti ni inshuti yanjye ni umukunzi wanjye ni umukobwa wanjye nawe yambwiye ati uyu munsi ukwiye gushaka uburyo unywa ka kofi ukicarana n'abandi basaza bageze mu myaka nk'iyo cyangwa banayirenze ukanywa ka kofi uwo rero nawe aremewe cyane nawe kandi uremewe oya ndemewe kuba ndiho byonyine ubwabyo ndemewe kandi ibyo byonyine ubwabyo bifite icyo bivuze n'ingiriye ijambo Pastor Antoine Rutayisire yaririmbye ngo happy birthday happy birthday happy birthday umudamu aravuga ngo happy birthday 65 yego yujuje imyaka 90 happy birthday 65 pastor wabyumvise neza nanjye rero ndavuga ngo ndibwira ngo Pastor Korode happy birthday 50 years 50 years Pastor Claude all the Pastor Claude yozima so ibintu nk'ibyo abonye ko nakoze pompage narasimbutse mu myaka yanjye senkani ndishima ndanezerwa nezerwa n'abantu kuko byose mu isi byose bitubaho kugira ngo tunezerwe twishime ababara barababara banezerwa bakanezerwa ariko kandi mu isi niko bigenda so urumva rero ntabwo isi ntitwayibuza kuzunga muzungu kwizunga ntitwabuza amazi gutemba hatemba uvuga mu yandi magambo Nyarwanda yavuze ngo amazi yazirutse atemba ari muri Victoria nuvuga ngo Nyabarongo ituruka ruguru iyo ngiyo ikazi gahura n'akanyaru gaturuka ruguru za Nyaruguru iyo ngiyo mu mashyamba Nili ubundi hanyuma rero urumva amazi abazindutse atemba abageze niyo mpamvu rero navuga ngo nanjye muri aka kanya ku Ikaze TV Rwanda abakunzi b'Ikaze TV Rwanda munyitegereza Urugendo TV Icyuzaba TV Mugisha Rwanda TV mwese inshuti n'abavandimwe munyitegereza reka mbashimire mwese babwire ngo Imana ibampere umugisha ndabashimiye kandi muraba agaciro muraba umumaro wowe witegereje iki kiganiro reka nkubwire ngo I salute you yes Imana kandi bamugishe kandi ndizera ko imyaka 50 wagize ni imyaka ifite ikintu bivuze cyane kuri wowe ndetse no ku muryango wawe muri rusange ni imyaka ugize ndetse ufite umuryango munini arabavugaga ngo Korode ngashatse ngo umugore nk'umurusha imyaka buro noneho mberetse ko imyaka nyibarume mberetse imyaka yangiye ari uzi gusoma ariko ndabizi ndabizi neza nawe yabimbwije twaraganiriye arambwira ati imyaka 50 arayujuje nta kibazo Bagti
Maze kubona ko imyaka uyimurusha abantu bacitse ururondogoro ati Pastor Claude biki n'ibiki wenye kusema watasema mambo bado wenye kusema watasema mambo bado so urumva abo kuvuga bagomba bazavuga haracyari kare ko bavuga bazakomeza no kuvuga ariko kandi ngiye navuga ngo abishimana nanjye Imana ibampera umugisha abababarana nanjye Imana ibampera umugisha abanyifuriza ibyiza Imana ibampera umugisha abanyifuriza ibibi Imana ibaha umugisha mwese muhabwe umugisha. Pastor hari ahantu hafite amatsiko kuvuga ati ku munsi w'amavuko urumva ntabwo wabonye cyane ntabwo wabikurikiranye cyane kubera ko bitewe n'impamvu runaka tutari ngo tuzivugira hano ariko icyanzi ko byari byiza bitewe n'abantu bahari batifuzaga ko bagaragara mu itangazamakuru abantu bamwe na bamwe bagiye bafite imirimo itandukanye ariko ndibaza abantu bashobora kwibaza ati ni ijambo madamu yakubwiye ko umunsi w'amavuko ukavuga ati iri jambo kabisa rinkoze ijambo umugore wanjye yarambwiye ngo arankunda nanjye ndahubwa I love you baby kwimana none rero yakubise akantu ka surprise yarambwiye ngo arankunda ndavuga nanjye ndagukunda bebe ndagukunda mugore mwiza uremewe mwisi no mu ijuru ntawe uri mugore usa nawe wabyumvise neza niwe wa mbere ku isi kurumva mwisi yose ise ntuza abagore tunyuraho kutujya kwa rubangura hose se zaremera n'ubona abagore tunyuraho iyo dutambuka abakobwa n'abagore si benshi ariko buri umuntu aba afite uwo yemeye uvuga ngo ni wowe nemeye I love you my husband we arambwira ati my husband naye hamwe nti me too my wife gahunda tekinike nuko byestaye nta nuko twabigenze byose mu mavuta birakora ibintu byose nuko byose hanyuma kandi ngomba kuvuga nti rero sasa ndaryama kare navuze ngo ndaryama kare ngomba kumenya ko ndaryama kare ko ndi umutware w'urugo niko byubakitse ndabishokora ko ejo dukoze ikiganiro cyiza cyane kabisa abantu baragikunze baramwitse abantu baravuga ati Pastor Claude ku myaka ya 50 aravuze ati kuri uyu munsi imyaka ya 50 na Pastor Mutesi namubara jewe se ariko ucitse jewe reka tuturetse ubundi kugaruka muri gitendo nkora gatendo muri iki kiganiro birebe nkora gatendo karebe cyane buretse nitujya gusoza ndabikubwira uyu munsi Pastor ejo mbona Pastor Mutesi akoze ikiganiro kwa Chita nubwo yakoze cyane azimiza bimeze nka bya wa mugabo n'umugore batandukanye bakoze ikiganiro karanye nta kintu na kimwe bumvishemo ariko akoze ikiganiro avuga ati ngiye uyu munsi hari abantu bamwe ba pasiteri bagenzi banjye bakoze Imana bagenzi banjye bafashe ibirori bafashe ibyago byanjye babigira inyungu kuri bo barabicuruza baraje baravuga ngo umugabo wanjye ngo nago twatandwe ngo nago twabanye ngo urango n'umukunzi we nago ari umugabo wawe ngo ni inshuti yawe ngo tugereze umugabo wawe uyu munsi kiganiro wacyumvishe wakibonye gute ntacyo gusubiza kubera iki kubera impamvu because mbaze n'abandi ntacyo wenda turashaka kugira ngo dushyireho umucyo kuri icyo kintu aho yakoze ikiganiro avuga ati harimo yakoresheje imvugo yiwe reka wenda ndagerageza kuyisanisha nayo ariko nubwo bidasa cyane kubera ko wese afite uko avuga ibintu bye yaravuze ngo hari bamwe mu bakozi b'Imana nifuza Chitara Majese wabajyanye wenda baba barafashe umwanzuro wo kujya muri RIB cyangwa se mu bugenzacyaha bazakurikiranwe cyangwa ko kwishinganisha wagezeyo byagenze gute aravuga ati ntacyo ndi bubisubizeho ariko ushobora kujyayo ushobora no kuba ntaragiyeyo ariko mutegereze turabiganiraho cyane icyo kintu no kubyumva wabyakiriye gute urumwe mu bantu bavuga bashyirwa mu majwi cyane ko ushobora kuba ufite amakimbirane akomeye cyane na Pastor Mutesi ubutumwa bwiza bwa muri Ezekiel ibice 15 haravuze ngo maze irambwira iti dore amabyi y'abantu nyagukuyeho ngo hayibisheshe by'inka zawe soma muri Bibiliya yawe ntufite muri Bibiliya ntigiramo oya mbabari usome n'abadukurikiye barayibara oya mbabari usome telefone yanjye igeze kuri rimwe rayitizima mbabari oya nta kibazo uyu muntu rero nta kibazo mugumizeho yes babwira tuvuga ibintu tujye tuvuga naho byaturutse naho byanditse naho ubusobanuro ubundi
ubundi buri kintu cyose kigira buriya kigira ubusobanuro gifite n'ibimenyetso. yewe rero nta muntu hari abo nshobora kuvuga uyu munsi ari nabo ntavuga uyu munsi. Yego. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Ezekiyeli 4:15 havuze ngo iki? Ezekiyeli 4 igitabo cya Ezekiyeli ibice 4. Yego. Yego. Ibice 4:15. Ezekiyeli 4 ibice 15. N'abantu dukurikiye bareba bafite Ezekiyeli 4 Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 5. Sorry, Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 5 haravuze ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho nguhaye ibisheshe by'amase y'inka uzabe ari byo utekesha ibyo kurya byabo. Nsubiremo, maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho nguhaye ibisheshe by'amase y'inka uzabe ari byo utekesha ibyo kurya byabo. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 5 niko havuze. Bivuze iki rero? Bivuze ngo iki ni icyanditswe somye. Yego, muri Bibiliya ngisomeye isi yose. Yego. Nta muntu usomeye iki cyanditswe. N'amagambo n'aburi murambaza n'uri murambazaho sinshaka kumenya ibye. Oya ndanje namukubazaho. Baza wumve uzamubaza abandi cyangwa umubaza abandi. Uyu musi sinamutse kuvuga kuri Mutesi jewe someye cyanditswe isi yose. Maze irambwira iti dore amabyi y'abantu nyagukuyeho nguhayisheshe by'inka zawe uzaba ari utekesha ibyo kurya byawe. Ibi bivuze iki? Yerusalemu wari umurwa mwiza. Yerusalemu yari iteye neza. Yerusalemu yasaga neza. Ariko ikibazo yari ifite uko w'amabyi yaba abantu bihangane tuba tuvuze amazirantoki. Ariko Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ngo amabyi y'abantu. Yego birananditse. Ababyumvise neza byabyumvise. Bibiliya yavuze ngo maze irambwira iti dore amabyi y'abantu nyagukuyeho nguhaye ibisheshe by'inka zawe. Nari kuvuga amazirantoki. Bibiliya ntabwo yavuze amazirantoki, nta n'ikindi kindi yise, yavuze amabyi y'abantu. Mu Kinyarwanda ivugo yubashye turavuga ngo amazirantoki. Ariko Bibiliya ivuga ngo Bibiliya ivuga ngo hago umuntu uzagabanya ku magambo yanditse muri iki gitabo cyangwa uzongera. Uwongera cyangwa akagabanya azabona ibyago 7 byanditswe muri iki gitabo. Wabyumvise neza? Ndamutse mvuze ngo amazirantoki. Yego, ntabwo byakumvika. Wabona hinduye. Mvuze ngo amazirantoki. Nuvuga ngo nabampinduye amagambo yanditse muri iki gitabo. Yanditswe n'Imana nubwo byebera. Buriye gutesha n'agaciro umuntu watanditse. Rero hari igihe umuntu agenda mu mabyi y'abantu. Yego. Hari igihe umuntu arya mu mabyi y'abantu. Akanywa amabyi y'abantu. Akiyorosa amabyi y'abantu. Agahamagarwa n'amabyi y'abantu. Akavugwa n'amabyi y'abantu. Ibyo byose ari amabyi y'abantu. Hanyuma ibintu byose ari amabyi y'abantu. Ugakodesherezwa inzu n'amabyi y'abantu. Ukanywa amazi y'amabyi y'abantu. Ikintu cyose ari amabyi y'abantu. Ariko ijambo ribwiye Ezekiyeli ngo maze irambwira iti umva dore amabyi y'abantu nyagukuyeho ngo habe ibisheshe by'inka zawe uzaba ari utekesha ibyo kurya byabo. Wabyumvise neza? Uyu munsi n'abatukana bagatukana muri ubwo buryo. Abaki? Hari n'abatukana bagatukana. Abatukana bagahangarana nyine ubwo Imana ibababarira. Ariko barangwa n'umuco wa Kinyarwanda gutukana burangura. Yewe guhaye icyanditswe kera. Maze irambwira iti dore amabyi y'abantu nyagukuyeho ngo habe ibisheshe by'inka zawe uzaba ari utekesha ibyo kurya byabo. Bivuze iki rero? Imana yampaye amase y'inka yandinze amabyi y'abantu. Ntukambaze rero jewe simba shaka amazina. Hari amazina navuga ariko hari n'amazina nshaka kuvuga. Kubera iki pastor? Oya. Kubera iki uyu munsi? Umbaza abandi, umbaze wa mwana Noheli wavuze ngo azarongora Siya, umbaze n'abandi ariko hari amazina nshaka kumva. Ikibazo ngiye none sinanakubaza kuri uwo Noheli wavuze ko azarongora Siya. Kubera ko uyu munsi ngiye ndi ku wenda ngo abandi bazamuvuga bazanamuganiraho ariko ngiye ukuri guhari nuko hari ubundi buryo wenda hari impamvu ihari. Uyu munsi turi kuganira na Pastor Claude Imana ifite piesi ejo wuje imyaka 50 nyuma yo kuza imyaka 50 ariko mfite nibazo byinshi ndi bukuganiza ndi bukubaze. Yego. Icyo kintu byumvishe abantu bavuga gutyo bavuga gushyira mu maji bavuga ati Pastor Mutesi uyu munsi yavuze ngo bavuga ngo uyu munsi Pastor Mutesi haragiye
ndahiriye rimwe yego uyu munsi gushyira amajwi kuvuga ati Pastor Mutesi aba yavugaga mwana ngewe bya Mutesi simbizi wimaze izina Mutesi nta Mutesi nshaka kumva muri iki kiganiro Pastor Mutesi mubanye gute ntabwo mbishaka uzagenda ubimubaza cyangwa uzabibaza ababyeyi be bamubyaye ndashaka kubaza wowe mubanye gute ngewe ntabwo nasabye Pastor Mutesi wabyumvise neza sinagiye kumusaba iwabo ngo azabe umugore wanjye sinagiye gusaba Mutesi ngo abe umukozi wanjye sinagiye gusaba Mutesi ngo njye nirwa muririmba nta mafaranga ntayo ngo mwishyure ntiyanyishyuye ngo uzajye nirwa muvuga ngo imaze Mutesi baza abandi mu bantu 50 ndakwiyamye kandi muri iki kiganiro mu bantu 50 mubanye neza na Pastor Mutesi arimo ndakwiyamye uzagenda ubibaza biwanyu muri anniversary yawe ntabwo rigeze nkubona ntabwo rigeze mubonamo kuba utabonye Mutesi nanjye ibirori bye byose abamusimbibamo rero ndakwiyamye wikongera kumbaza iryo zina nakubwiye ngo ndakwiyamye makozi b'Imana mfite nimero zabo benshi bagiye batandukanye harimo Gerard Bishop Gerard harimo n'ubunoheri bikumbira harimo na MC Imena Gitero baraguposta ndakumva Imena Gitero rero uriya harandi twiyeze no guhurira yoboye ubukwe no mu MC mwiza aremewe afite na channel yitwa Imena TV show uyu munsi aba bose baraguposta ndiko Pastor Mutesi ndabwo guposting ntabwo postinga Mutesi nta postinga si n'umugabo we Mutesi nta postinga rwose nta mpamvu yatuma posting iryo zina sinkende no kuryumva mbabari avuga ko mwagejeje no kuba mwagana mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina wazajya ukabibaza bene wanyu ukandika giye bya Mutesi urashaka ngende gushaka kumenya ukuri sorry ngende mo ndashaka kugerageza ko noneho uko kuri ushaka kumenya uzakubaza abandi wikubaza gihe wowe turi kumwe none habone iki wamba nokwe kuri wamba kuri ibyo bintu ukuri naguha wambaza ibyo mu rugo rwanjye nkabigusubiza ko ndi umuvugizi w'urugo rwanjye ariko sindi umuvugizi w'inzogo z'abantu barimo baravuga Pastor Mutesi n'umwe mu bapasiteri nzi b'inshuti zanjye ndetse nkunda cyane nkunda n'inyigisho zabo karibuni nkunda n'inyigisho zabo ndetse zifite naho zikura abantu ndetse naho zibageza uyu munsi tugiye mu rusengero muhuriyeyo mwese mwajya gatatu mukigisha cyane twabwiza ubutumwa bwiza kandi bukeye nyuma yuko mumaze kwigisha mwakerekeza twasuhuzanya nyuma yo gusuhuzanya nyine umwe yataha ukwe undi agataha ukwe ishobora ko ejo wamuhamagara mukaganira none se nta gitangaza kirimo none se bavugana bose si abantu muvugana nawe muravugana tuvugana tutavugana zijo mafu muretse kuvugana ryari ntabwo ushinzwe ko nturi umugeza cyane we telefone yaje urayigura kandi uyu munsi abantu bishobora kutureba nkunda abanyarwanda batureba n'abarundi n'abanyamurenge bose barinda kuri hamabyi y'abantu kandi kuri hamabyi y'ubudode abanyamakuru y'urugendo tibari kuri hamabyi y'ubudode Pastor Mutesi n'umwe mu nshuti zacu mu Imana kuri hamabyi y'abantu nayo kuri hamabyi y'ubudode yego turabisabye Imana ubudode tubisabye Imana uvuga tuyisabye imbabazi buriya nkunda cyane gukurikira inyigisho nziza abakozi b'Imana batanga harimo wowe ndetse na Pastor Gerard na Bishop Gerard na Rutayisire na Pastor Mutesi cyane cyane ngakunda gutinda ku magambo meza Pastor Mutesi akunda gutanga avuga cyane hajya avuga azimiza ariko ukagira icyo kuramo uyu munsi ejo bundi se turamwihanganisha yagize ibyago Pastor Mutesi yagize ibyago abura umugabo we yihangane Rusagara n'iki wamubwira uyu munsi mwana wambajije abandi naretse rwose wambajije ibindi ukamaza n'abandi wabuze ibyo mbaza amaguruka mu kiganiro muri iki gihugu wabuze abantu wambaza urumva hari abantu mbaza uti Rutayisire umubona ute umbaza Bishop Gerard umubona ute cyangwa Chita umubona ute Sabo umubona ute DJ Brian umubona ute mama Pastor umugore wa Pastor Theogene umubona ute Tasset Tusi yagize ibyago yapfushije papa we yabuze papa we ibyo turabigeraho wese do turabigeraho ndashaka wenda kugira ngo tuze tuve kuri icyo kintu tugishireho umucyo uyu munsi Pastor Claude ndakuzi umwe mu bantu tubanye neza twishimanye ndetse umwe mu bantu ngiye nishimira kuba naziranye nabo ndetse nakwifuriza gukomeza kugira isabukuru nziza y'imyaka 50 murakoze cyane tuyivaho dukomeza ndi kukaza no kuri mugenzi wawe umuririmbyi waririmbye indirimbo nziza cyane Pastor Tasset Tusi yagize ibyago ibintu byose nakubajije ni iki wabwira abanyarwanda ni iki wenda ni mpamvu nabona ko washyira umucyo ku kibazo cyawe na Pastor Mutesi ariko wenda ashatse kugikenga ko turavugisha Pastor Mutesi tumenye ukuri ko ikiganiro yakoranye na Chita ejo wakibonye gute igihe ni ikimana igihe ni ikimana we dufashe mana ibyo birahagije na ruriya ruzi nzabona y'umudugudu mwiza hirya y'ibibazo na ruriya ruzi tuzabona y'umudugudu mwiza uyu munsi wenda reka
pastor Mutesi tuba tumuvuye Bo, reka nkubwize ukuri ibya Mutesi ntabwo ndabikurikirana ibyo biganiro numvise abantu babimbwira ngo kwacita kwaki sindabyumva nimbyumva isha izarenga kamabuye nimbyumva neza isha izarenga kamabuye nimbyumva nabi ntabwo izarenga so mu yandi magambo rero mutegereze icyo nzavuga kuri icyo kiganiro cyo kwacita kuko ntabwo ndacyumva numva ko hari n'amajwi arimo arasamira ngo y'amaudiyo ibintu nk'ibyo avuga iki majwi igihe nk'iki si icyo nshaka kuvuga kuri ayo majwi avuga iki noneho nkweruye nkubwize ukuri ndashaka ko Imana ikuraho abantu amabyi y'abantu abantu Imana ikabagirira neza abantu bafite amabyi mu makofi mu biti byose umwanda ibiki byose bafite umwanda mu mitima bafite umwanda mu mibanire y'abantu bafite umwanda ku makonte bafite umwanda aho bagenda so Imana y'u Rwanda Imana y'abanyarwanda Imana y'igihugu cyacu y'u Rwanda Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli ikomeze gufasha buri muntu wese mu nzira anyuramo wambaje kuri Karidinali Kambanda se mumaze kubana maze Karidinali Kambanda umuntu uteye ibintu bura nkunda cyane abanyarwanda yaba abanyarwanda dukurikira n'abarundi n'abanyamurenge badukurikira bari Masisi abadukurikira bari muri Amerika ibice byose urabaza ubwenge cyane hagiye bari ikiganiro kuri kingi cyatavuga ati ati umunyamakuru bikomeza kumubaza byinshi twabyumvise bakahita bikomereza pastor reka tubumuretse nakubwiye iby'uwo mu fasoni niko abarundi babyita iby'uwo mu fasoni sinshaka kugira icyo mbivugaho yego ahubwo reka tuvuge tuti Taseti Tusi tumwihanganishe nk'umuhanzi w'indirimbo za gospel wagize ibyago yabuze umubyeyi we akunda zashyingurwa kuri uyu wa mbere ku itariki ku itariki 6 sorry so rero ndumva nifuza ko abantu bose bazi Taseti Tusi nk'umuhanzi w'indirimbo za gospel ko rwose bamuba hafi bamuba hafi ni umuntu wemewe aremewe urabyumva neza rero iyo umuntu yemewe aba yemewe urumva uvuga ko yemewe Tusi aremewe abantu kandi bakanda akanyenyeri bamushyigikire bamuremere kuko ntabwo byoroshye kubura umubyeyi ntabwo uba wabiteganyije kubura umuntu ni ibintu umuntu aba atateganyije rero ndasaba ngo abantu bose bazi Taseti Tusi mpisha mu mababa mwami satana tafata ninca mu muriro wambwiye ko ntazashya ninca mu mazi wambwiye ko atazantembana so ejo rero ndaje mpamagare Bishop Gerard ko imodoka yanjye ifite ikibazo mubwire hari umuntu ajya atwara hari umuntu watije imodoka Bishop Gerard ndabizi ndaje musabe Bishop Gerard ejo azajyane gutabara tuzajyane nawe Bishop Gerard gutabara Taseti Tusi so ndumva ari ibyo ngibyo navuga rero abantu baremere Taseti Tusi nk'umukozi w'Imana umuhanzi w'indirimbo za gospel ukaba warafashijwe n'indirimbo za Taseti Tusi yaririmbye zikagufasha no mu kabari baraziririmba bagafashwa ahantu mu rusengero barazirimbye barafashwa umuntu wese rero wafashwe n'indirimbo za Taseti Tusi tuyishime Taseti Tusi uwo ngo rwose amubwire ngo Taseti Tusi komera tukuri inyuma amahoro y'Imana akomeze kubana nawe kandi wabonye ko mu kiro kwa Pastor Theogene cyanye kunyira Pastor Theogene inzahuke Taseti Tusi niwe wahabaga burudika asubizamo abantu ibyiringiro abasubizamo imbaraga kwa Pastor Theogene nyakwigendera hahani Noheli yavuze ngo azarongora umugore wa Pastor Theogene uwanyana Asi uyu munsi bigeze uriya se rero amasengesho yiwe niwe uyazi n'Imana ye ubwa mbere yaravuye inyuma yaravuye yaje kuvuga ko Imana yabivuye Imana yamubwiye ngo abihindure ariko naje kubona ikiganiro avuga ngo Imana yamwemereye iyo Imana yemereye agumamo ubwo rero niba Imana yaramwemereye ntagumemo nta kibazo ariko niba atari Imana yavuze nagatwiko nkomeza avuga ko agatwiko niba atari Imana yavuze nagatwiko niba ari Imana yavuze bizasohora reka dutegereze turebe ko wenda hari umunsi uzagera tukabona ubukwe bari muri eglise saba hanyuma rero ndumva wagera ku musozo w'iherezo w'ikiganiro hari ikintu kigato mfite nshaka kubaza bitewe nuko ndimo ndagenda mbona abashyitsi baza kunsura pastor akantu gato nshaka kubaza wenda kugira ngo
kugira ngo tubishyire mu ibyo bintu dukomeze Yego. usibye ko wenda bimwe twabitarutse bitewe n'impamvu n'abantu bazi kubifata nabi kubera ko hari impamvu kameramani wanjye ararwaye arashaka kujya kunywa imiti kandi imiti muganga yamwandikiye urumva ko so rero abantu babe hafi Tasiyeti Tusi bamwohereze message yo kumuhumuriza bamusubizemo imbaraga bamufate mu mugongo yabuze papa umubyara mu maraso inshuti n'abavandimwe kandi tubabwire ngo mwese turabakunda ubibira abandi azabirirwa uvomera abandi azavomererwa ni ukuvuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami ngo baruhuke imiruho n'ibihati umwuka nawe ngo ye kuko imirimo yabo ibaherekeje rero kubw'iyo mpamvu ndasaba rwose buri muntu wese inshuti n'abavandimwe ko bahamagara Tasiyeti Tusi tuyishime bakaba hafi yiwe Theo bose babireba murabona ari indirimbo za gospel Tasiyeti Tusi na Theo bose babireba nibo bantu muri iki kibuga bona bafite indirimbo ziri gutya na Israel Mbonyi si batatu indirimbo zabo zikoze banazicuranga muri club uzashima Imana wose babireba icyubahiro cyawe ukiheba kureba hari indi Theo waririmba avuga ngo so ngo naga nzanyuza abantu bose kuzamira abantu bose banyine hanyuma rero kubw'iyo mpamvu Theo bose babireba Tasiyeti Tusi Israel Mbonyi abandi bahanzi nabahe Aline Gahongayire James na Daniela Papi Clever abo bose rwose ndizera ko ejo bose turaba turi kumwe ndetse abahanzi bamwe bahezekera Rukundo n'umuhanzi Pastor Justin n'umuhanzi abo bose ubu tuvugana bari ku Kamonyi bagiye gutabara bagiye kuba bari ku kiriyo ku mubyeyi nyakwigendera se wa Tasiyeti Tusi abahanzi ahubwo Noheli wamenyera cyangwa yatinye guhurirayo na Noheli uri yatinye ko bahurirayo ejo tuzara ko tuzamubona tugana ku musozo wenda kugira ngo tunakureke umudore umaze kuba mukuru umaze kugira n'inshingano nyinshi mwana wanjye yandikiye imiti kandi n'umukameramani wanjye yandikiye imiti kwa muganga niko bamwandikiye urumva nubwo ahagaze arimo arazunga isereri yego nibyo reka tubanze tureka wenda tudusoze ntabwo turi butinde ejo wagize anniversaire yubire imyaka 50 nyuma yuko mugenzi wawe inshuti yawe Rwema Solution nawe uje imyaka 50 twaravuganye hanyuma Rwema buriya ni mukuru wanjye kwanusha iminsi ngahe ariko turakurikirana nta kwezi andusha so hagati yanjye na Rwema nta kwezi kuri muko twaravuganye mbwira yuko yubiriwe ariyo mpamvu yitwa Pascal yavutse mu minsi ya Pasika ari mu kwa kane ariyo mpamvu rero yashyize yubiriye ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu so Rwema rero ni umuntu nubaha nkwiye kubaha nawe akanyubaha twese urabona turi impanga Rwema rero yaremewe niyubahwe ahabwe umugisha kandi umurwanya Imana izamurwanya uwemera Rwema Imana izamwemera ndumva ari uko bihagaze nuko biteye uyu munsi wowe wemera ubusesenguzi bwa Rwema uyu munsi wowe wemera ubusesenguzi bwa Rwema ni umunyamategeko kandi Rwema ari ntuze cyane Rwema ni umunyamategeko Rwema arasobanutse rero hari ibintu byinshi avuga usanga biri ukuri ari rero Rwema ntabwo navuga ngo senemera ubusesenguzi ibyo avuga byose 70% biba ari ukuri cyane no kuri ku bantu benshi ibyo avuga cyane cyane binafite n'ibimenyetso bose tugana ku musozo hari abantu badukurikiye batameze neza bitewe n'impamvu runaka ubu hari n'umuntu uri kuturana none avuga ati wenda uyu pasiteri amvugiye ibintu mubwira nk'uburyo bwo kumuhumuriza icyo namubwira ngo ihumure rituruka ku mwami Imana ribe kuri we kandi neza umwami Yesu ikomeze kubana nawe urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bikomeze kubana nawe Imana irwanya ibyamurwanya inanize ibyamunaniza iburanye ibyamuburanya ihagurukira ibyamuhagurukira yende gabo nini imurwanirire uko niko Dawidi yavuze Dawidi yaravuze ngo rega Uwiteka abanzi banjye ni benshi ngo ariko ntibashoboye wabyumvise neza ayo n'amagambo Dawidi yavugiye muri Zaburi ya 3 ngo Uwiteka abanzi banjye ni benshi ariko ntibashoboye ahandi nanone Dawidi yaravuze ngo abanzi banjye bahinze ku mugongo wanjye ariko ntibahaciye impafu reka rero mubwire udukurikirana abanzi baguhinze ku mugongo baguhinga ku mutwe baguhinga kuri konte baguhinga mu magambo baguhinga ku munwa baguhinga ku maso baguhinga ku nzira aho ugenda hose muri business barahinga kontara yawe barayihinga
ariko ntibayiciye impavu. So Imana ibahe umugisha rero mwese, ndabashimiye mbabwire ngo I love you my people, ndabakunda mwese aho muherereye hose. Kora subscribe, like na comment right samusanganyura igwa mbabwire ngo I love you my people mwese, ndabakunda. Kuri kamera yari Press, hanyuma na uko bizaba TV, umunyamakuru yari Nepo w'urugendo TV, hanyuma uwicaye umutumirwa mukuru Pastor Claude Niyonzima. Imana ifite PS kubwikaze TV Rwanda. Amen amen. Barakoze cyane.